Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Mbahaye ikaze nanone kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Reka tubanze dusenge Imana. Data mu izina rya Yesu turagushimiye uri Imana yacu, uri Imana idukunda. Uri umuremyi w'isi n'ijuru, uri umuremyi wa byose, waturemye mu ishusho yawe. Mwami Imana udutunguza amaraso y'Umwana wawe w'ikinege Yesu Kristo. Turagushimiye rero kubw'ineza n'imbabazi zawe ku buzima bwacu bwa buri munsi. Tubaraho twacyaniwe hose kandi Mwami Imana twejeshe neza n'imbabazi zawe. Tugiye kwiga, tugiye kumva ijambo ryawe Mwami. Reka niwe mwigisha wacu, Mwuka Wera niwe mwigisha wacu mukuru, aze atwigishe kandi adusobanurire byinshi kurushaho, maze ijambo ryawe rize rihindure byinshi mu buzima bwacu. Turakoze Mwami, icyubahiro ni cyawe mu izina rya Yesu. Amen. Ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Iyi ni ya saha duhura tukaganira ijambo ry'Imana. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, ijambo rivuga ngo rifite umutwe uvuga ngo mu buremere bw'ikibazo cyawe ni inzira Imana ikugaragarizamo imbaraga zayo. Uko ikibazo cyawe kiremera, uko kiba kinini, uko kiba kigari, ubunini bwacyo niho ubonera imbaraga z'Imana. Ubundi bakwibaza ngo imbaraga z'Imana zingana gute, cyangwa se wenda imikorere y'Imana, Imana ikora gute, ese ububasha bw'Imana bungana gute? Nta mwana w'umuntu kugeza ubu wamenya imbaraga z'Imana ikigero cyazo ukuntu zingana, cyangwa se inzira zayo ngo azirondora zimenye. Bavuge ngo wenda Imana ifite uburyo burenga 100 cyangwa 200 bwo gukemura ikibazo, bwaba igihumbi, bwaba 2,000, bwaba miliyari, bwaba nturondoreka, ntawuzi ingano z'inzira z'Imana. Kimwe nuko nta mwana w'umuntu uzi imbaraga z'Imana uko zingana. Rero umuntu ku giti cye agenda amenya imbaraga z'Imana uko zingana. Imana imwigaragarije mu bihe yarimo n'ikibazo yaratuko cyangana. Yesu nashimwe cyane. Navuga ngo ikibazo wari ufite uyu munsi, ubwacyo, ubunini bwacyo, uburebure bwacyo, ubugari bwacyo, nicyo cyongera kukwereka imbaraga z'Imana uko zingana. Rero uyu munsi bavuga ngo uburemere bw'ikibazo cyawe ni inzira y'Imana yo kukwereka imbaraga zayo cyangwa se kwereka gukomera kwayo. Yesu nashimwe cyane. Tugiye kuganira ku ijambo dusanga hano mu bami wa kabiri igice cya 7 duhereye ku murongo waho wa mbere. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Yaba ngo Elisa ahanura yuko bagiye gukira. Elisa aravuga ati nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uwiteka avuze ngo ejo nk'iki gihe ku irembo ry'i Samariya indengo y'ifu y'ingezi izagura shekeri 1, kandi indengo 2 za sayiri nazo zizagura shekeri 1. Ariko umutware umwami yegamiraga asubiza uwo muntu w'Imana ati mbese naho Uwiteka yakingura amadirishya yo mu ijuru, bene ibyo byabaho? Aramusubiza ati uzabirebesha amaso ariko ntuzabirya. Umurongo wa 3. Kandi ubwo hari abagabo 4 b'ababembe bari ku irembo, baravugana bati iki twicaje aha kugeza aho tuzapfira niki? Ariko twavuga tuti twinjire mu murwa kandi inzara iburimo twawugwamo, kandi nidukomeza kwicara hano gusa nabwo turapfa. Noneho nimuze dukeze ingabo z'Abasiriya, niba dukiza tuzabaho, niba twica hose no gupfa. Mu kabwibwi barahaguruka bajya mu rugerero rw'Abasiriya. Bageze aho urugerero rw'Abasiriya rutangirira, basanga nta muntu urimo, kuko Uwiteka yari yumvikanishije ingabo z'Abasiriya ikiriri cy'amagare n'icy'amafarashi n'icy'ingabo nyinshi. Bituma bavuga bati yemwe umwami wa Isirayeli yaguriye abami b'Abaheti n'abami ba Egiputa ngo badutere. Baherako barahaguruka nimugoroba hari mu kabwibwi, bata amahema yabo n'amafarashi yabo n'indogobe zabo uko urugerero rwakabaye, barahunga ngo badashira. Nuko abo babembe bageze aho urugerero rutangirira, binjira mu ihema rimwe, bararya baranywa, bakuramo ifeza n'izahabu n'imyambaro, baragenda barabihisha.
baragaruka binjira mu rindi hema bakuramo ibindi baragenda barabihisha. Hanyuma baravuga bati ibyo tugira ibisi byiza kuko uyu munsi ari umunsi w'inkuru nziza tukicecekera, niturinda ko bucya tuzagibwaho n'urubanza, nuko nimuze tugende tubwire abo mu rugo rw'umwami. Nuko baragenda bageze ku murwa bahamagara umurinzi w'irembo baramubwira bati twageze mu rugerero rw'Abasiriya nuko dusanga nta muntu urimo nta uhakomera keretse amafarashi n'indogobe biziritse kandi n'amahema ari uko yakabaye. Maze uwo murinzi ahamagara abandi babibwira abikambere ibwami. Nuko umwami yibambura muri iryo joro abwira abagaragu bati reka mbabwire inama y'Abasiriya batugiriye. Bamenye ko ari inzara itwishe, nicyo cyatumye bava mu rugerero bakihisha mu gasozi. Bibwira bati nibasohoka mu murwa turabafata mpiri twinjire mu murwa. Nuko umwami nuko umwe mu bagaragu be aramusubiza ati ndakwinginze reka njyane n'amafarashi 5 muyasigaye mu murwa. Mbega noneho kabusubira inyuma gatoya 13. Nuko umwami nuko umwe mu bagaragu be aramusubiza ati ndakwinginze reka njyane amafarashi 5 muyasigaye mu murwa. Mbega noneho ntarembye nk'Abisirayeli bose bakiriho basigaye mu murwa barokotse muri abo bamaze gupfa, tuyohereze turebe. Nuko benda amagare 2 n'amafarashi, umwe arabohereza ngo bakurikire ingabo z'Abasiriya ati nimugende murebe. Nuko barazikurikira barinda bagera kuri Yorodani basanga inzira yose yuzuye imyambaro n'ibintu Abisiriya bagiye bateshwa n'ihubi. Intumwa zigaruka zibwira umwami. Nuko abantu barasohoka banyaga ibyo mu rugerero rw'Abasiriya bituma bagurisha indengo y'ifu y'ingezi shekeri 1 n'indengo 2 za seyiri zigurwa shekeri 1 nk'uko ijambo ry'Uwiteka ryavuze. Amina. Yesu nashimwe cyane. Tugiye kuganira kuri ijambo turebere hamwe iki gihe cyabaye muri Isirayeli bari mu kaga, bari mu maboko y'umwanzi. Ingabo za Siriya zarabagose babagotera mu murwa, bikingiranira mu murwa i Samariya badasohoka. Ibikorwa byose byarahagaze, ubuhinzi bwarahagaze, ubucuruzi budakora, abantu bakingiraniye mu murwa kuko ariho honyine babasha kubona umutekano. Dusubire inyuma gatoya wenda mbere yuko nije amano twibaze aya makimbirane yizi ngabo za Siriya. Icyo gihe empire ya Siriya yari nini cyane, yari ikomeye. Ubwami bwa Isirayeli hari muri cyagiye n'ubundi bwari bwaracitse mu bice bibiri, harimo ubwami bw'amajyepfo n'ubwami bw'amajyaruguru. Ahangaha turimo kuvuga ngo Samariya wari umurwa mukuru w'ubwami bw'amajyaruguru bwa Isirayeli. Ubwami bw'amajyepfo bwabaga abo muryango wo kwa Yuda n'igice kimwe cy'umuryango wo kwa Manase. Noneho muri iki gihe uhereye kera mu myaka muri za 721 Siriya igeze gutera n'ubundi muri uyu murwa wa Samariya, barahatera bica abantu, bafata uyu mujyi barayigarukira mu maboko yabo. Ubwami bw'amajyaruguru ya Isirayeli busa nkaho busenyutse bushiraho. Muri icyo gihe ubwami bw'amajyepfo ntabwo bwari buhungabanye, bwari butekanye kuko umwami waho yari yaremeye gukorana n'umwami wa Siriya akajya amuha amahoro akamuha n'imisoro. Rero ubwami bw'amajyaruguru ko busa nkaho bwari bwaranze, bwari gometse, bituma baza kurwana nabo, barabatera barabanesha, umurwa barawusenya basa nkaho mazeho. Uhereye icyo gihe bahoraga n'undi baza barwana nabo babatera kugira ngo barebe ko babigarurira, noneho bakaba nk'abantu b'abakorone babo. Igihugu iyo urabona igihugu gikoroneje ikindi, umukorone hari ibyaha sebuja, imisoro, ibintu byinshi mukora mbikora kubw'inyungu z'umukorone w'abakoroneje, ntabwo muzikora kubw'inyungu zanyu, ahubwo mubikora kubw'inyungu z'abakoroneje.
rero ayo makimbirane yagiye aho igihe kirekire muribuka mu gice cya gatanu n'undi cy'abami ba kabiri igihe umugaba w'ingabo za Syria witwaga Namani warwaye ibibembe yagiye muri Israeli agiye kwivuza ibibembe yagiye kuko inama yari yarayihawe n'umwana bari baranyaze n'uvuga iyo ntambara nayo ubwayo bari barateye ntago tuyibona hanga ariko yari yarabayeho bari barahateye n'ubundi banyaga y'umwana w'umukobwa yakoraga mu rugo kwa Namani amaze kuhagera muri icyo niwe waje gutanga inama yuko Namani nagera iwabo azakira nanone iyo mu gice cya gatandatu uyere nko ku murongo wa 8 tuhasanga inkuru z'umuhanuzi Elisa nanone ukuntu yahoraga ahishura imigambi y'ingabo za Syria ziza gutera muri Israeli buri munsi uko bateguraga igitero Imana ikayimubwira akabibwira umwami yabibwira umwami umwami akagenda agategera hahandi bendaga kuza kwinjirira mu gihugu ngo baze kubatera bigeze igihe umugaba mukuru umwami wa Syria avuga ngo muri twebwe iwacu muri Syria mu ngabo zanjye hagomba kuba harimo icyitso kinekera abantu bo muri Israeli kikabwira imigambi yacu umwe mu bagaragu be aramubwira ngo umwami ntago ari byo ngo ahubwo muri Israeli hari umugabo witwa Elisa ngo nibyo utekereje uri kuri wa uryamye arabimenya niwe rero uhora hishura iyo migambi yose akayibwira umwami wa Israeli umwami wese bakatwitegura twagera tugafatwa umwami wa Israeli ngo nimugende mujye muri Israeli munzani uwo muntu ingabo ziraza ziramugota aho yari atuye mu murwa aho yari ari ahitwa Dotani baza nijoro bava mu ryambushi barara inyuma y'inzu ye bujya gucya mu gitondo umwana bari kumwe wo babanaga mu rugo asohotse hanze abona zangabo azibonye azayirukanka aramubwira ati nyamuneka databuja turashize ingabo zaduteye twagoswe turi hagati niho mubona ijambo Elisa yasenze akavuga ngo umwami ngo humura amaso y'inguyu abashe kureba ingabo zitugose Elisa amaze gusenga uriya mwana ahangaha abantu benshi bakunda kuvuga ngo Gehazi uyu ntabwo yari Gehazi ko ibya Gehazi byari byarangiye igice cya gatanu no ku 27 cy'abami ba kabiri niho Gehazi yabembeye inkuru za Gehazi zarangiriye aho ngaho uyu nguyu rero ntabwo yari Gehazi ahubwo n'undi mwana Bibiliya ntabwo ivuga izina rye ariko wabanaga na Elisa muri icyo gihe amaze kugerayo Imana imuzi kumumura amaso ngo giye kunabona ingabo nyinshi Imana yitwa Nyiringabo kuko igira ingabo nyinshi abona ingabo nyinshi ngo zifite amagare yakimiriro zifite azibonye aratuza aravuga ati noneho menye ko tugotswe n'ingabo nyinshi kuruta izi ngizi zaduteye stili yari amakimbirane n'ubundi ya Syria na Israeli agikomeza barangije Elisa arasenga abwira Imana ngo ndashaka kugira ngo ziriya ngabo ziteze zihume Imana imaze kuzihumisha aragenda arababwira ngo mwayobye aho mwajya gasaha aho nuwo mwari muje kureba saha ngaha ati nimuze ngiye kumubereka ingabo zimujya inyuma Elisa zijya imbere arazitwara no mu mujyi wa Samaria hagati azihagejeje azishyira umwami wa Israeli umwami wa Israeli araza arazireba amaze kuzireba abwira Elisa ati waretse nkabica undi avuga atoya wibica barabatekera barabagaburira barangije babohereza basubira amahoro rero ahantu isi beramye abangaba bafashe bagaburiye bababariye bakabasubiza amahoro mu gice cya 24 igice cya gatandatu ku 24 nibo noneho tubona izo ngabo zo muri Syria zongeye ziragaruka nanone kandi zije muri Israel ziyageze ziraza zigota igihugu zigota umurwa wa Samaria zigushyira hagati zimaze kuheza hagati abantu inzara itangira kwicira mu mujyi amasoko ntakora nabo basa nk'abari bagiye muri karantine amasoko ntakora hanze business ntizikora uhahirana hagati y'igihugu n'ikindi bwakwiye kuko bagiye kubyuka basanga ingabo zabagoteye hagati zimaze kubagotera hagati rero akaga karavuka muri Israel inzara iratera inzara yica abantu batangira kurya n'ibitaribwa kugeza n'ubwo noneho batangiye kurya abana babo aha niho none dusanga inkuru y'umugore abagore babiri bagiye inama babwira umwe avuga ati reka turye umwana wanjye uyu munsi none ejo tuzarya umwana wawe undi aremera umwana uyu munsi baramurya bukiye mu gitondo agiye kureba wa mwana wa mugenzi we ngo bamurye basanga ntaho hari asanga wa mundi mugenzi we yamuhishe umwami ngo arimo atembera nimugoro arimo agenda ntago ari nimugoro basore arimo atembera aho ngaho ngo ahagaze hejuru ku bikuta ku nkike izi ni walls protective walls ni nk'uko twagenda tugafata imipaka y'igihugu cyose twubaka ibikuta bire bimeze nk'ibipangu tukazenguruka u Rwanda niko ibyo bikuta byabaga bimeze ko byo babikoresha mu buryo bw'umutekano wo kurinda igihugu kurinda gace none uyu mwami ahagaze hejuru arimo atembera umugore amubonye arasakuza cyane ngo ati nyagasa ndengera undi aramubwira niho yamubwirije ijambo aravuga ngo umwami aramusubiza ati Uwiteka atakurengeye ngiye byo kukurengeza nabikura he uko umugore yakomeje gutaka umwami aravuga ati amutega amatwi none baravuga ati bimeze gute aramubwira ati ejo umugore yaranshutse turya umwana wanjye none uyu munsi twagomba kurya umwana we none umwana we twagombaga kurya nagiye kumureba ndamubura nsanga yamuhishe
rero ndagira ngo undenganure ngo umwami abyumvise arababara cyane ashishimura imyambaro ye ngo yambara ibigunira kuko yumvise ko mu gihugu harimo ikibazo adafitiye igisubizo k'umwami mu gihe abantu bazi ko umwami mu gihugu ari nk'Imana nta kimunanira umwami amaze kubura igisubizo akibuze arababara cyane ngo aravuga ati ariko atuma umugabo yari yarazamuye cyane mu ntera niwe biriba ngo umwami yegamiraga yari nk'umujyanama we niwe umuntu we ukomeye cyane muri icyo gihe arambwira ati genda ujye kunshakira umutwa Elisa kwanza ndagira ngo menye Elisa n'Imana ye baravuga n'ubundi ibi byago n'Imana biduteje ese iyo Mana Elisa aracyayizera atugiye n'umumbwirire ugiye n'umushakire umumbariza impamvu ku murongo w'iki gice cya 6 ku murongo herukayo reba ngo umwami uwo mugabo arazabwira Elisa aramubwira ngo umwami arantumye ngo kwibi byago byaturutse ku Uwiteka uracyamwiringirira iki kwibi byago byaturutse ku Uwiteka uracyamwiringira iki Yesu ntashimwe ubwoko bw'Imana hari igihe ibibazo byo ku muntu ukibaza n'Imana ikuze ese kuki Imana irimo kunteza ibingibi nibyo twaganiye ubushize muri za ngisho z'umuyaga twibaza ngo ese Imana yateza umuntu umuyaga ese bikora kubera impamvu iyo ngisho twarayize murayize rero umwami aramubwira ngo ibi byago byaturutse ku Uwiteka ese uyu Uwiteka uracyamwiringira iki kandi atabashije kudukiza rero ngira ngo ntagiye na kimwe Imana yagize naniwe gukiza abantu ntagiye na kimwe uyu munsi twakwibaza ngo ese ibibazo biri ku isi hose Imana irahari saba hanuzi ba Elisa barahari abantu bameze nka ba Elisa barahari itorero rya Kristo rirahari ese imbaraga z'Imana zirahari Imana irahari abahanuzi b'Imana barahari kandi n'Imana iracyavuga Yesu nashimwe cyane nta na rimwe itorero rizareka ko nta nemwe Imana itazavuga nta nemwe abakozi b'Imana batazabaho kugeza igihe iyi si zarangira rero nubwo ibibazo bihari ariko n'Imana bihari kuko no mu bibazo Imana igaragaza imbaraga zayo Yesu nashimwe cyane mu bibazo by'abantu ni opportunity y'Imana igaragarizamo imbaraga zayo mu kibazo cy'umuntu afite niho hantu Imana ibonera inzira yo kukwereka ubumana bwayo ikwerekera imbaraga zayo muri iki gihe umwami yarimo avuga ngo iyo Mana ya Elisa cyizera cyayizera miki nayireke ntabwo tukishaka turashize abantu inzira bisha barimo bararya abana ngo baracyavuga Imana wa undi atumye araza no kuri Elisa niho twatumye here ku murongo wa 1 uko yamubwiye amaze kumubwira aramubwira ngo umwami arantumye ngo kwibi byago byaturutse ku Uwiteka uracyamwiringira iki kandi Elisa araseka cyane aramubwira Elisa aravuga ngo nimwumve ijambo ry'Uwiteka Uwiteka avuze ngo ejo nk'iki gihe kwirembo ry'Isamariya indengo y'ifu y'ingenzi izagura shekeri imwe kandi indego ebyiri za sayiri zizagura shekeri imwe nazo haleluya niba ngo yaramubwiye ngo ejo mbahaye amasaha 28 ibintu byose bira byasubiye mu buryo nkuko byari bimeze ibiciro ikintu cyitwa food crisis kiraba cyarangiye ikintu yarimo kuvuga igihugu kigezaho umuntu arya umwana we mu mastoke byarashizemo mu mirima nta kintu kirimo umuntu agaragara akavuga ngo ejo ngenda baha amasaha 28 yonyine kuba iki kibazo mutazongera kucyumva kuba Imana yarangije gukemura kino kibazo genda ubwire umwami wagutumye ngo yewe umuhanuzi w'Imana Elisa ndavuze ngo mbahaye amasaha 28 Imana ikibazo raba yagikemuye ko ijwi ry'Imana ryabimbwiye umugabo by'ubicara seka abangu mbega wowe ngo niyo Imana yakingura amadirishya y'ijuru ibyo ntibyashoboka Elisa aramubwira ngo okay nikuvuze ndati wowe turimo tuvugana uzabirebesha amaso yawe ariko ntabwo uzabiryaho undi asubirayo muri icyo gihe hari abantu bavuga ngo abagabo 4 bari hanze y'umudugudu kubera ko bari barwaye indwara yitwa ibibembe y'umuntu yerwaraga yajyaga mu kato muri bukana igihe cya Miriam na Roni baseka umugore wa Mose ngo bari bamaze ngo bamusetse ngo ako kanya Miriam arabemba bamukura mu mahima mujyana hanze muri bukaba ababembe 10 Yesu yakijije abantu iyi ndwara y'ibibembe yari indwara ikura umuntu mu bantu ikamusohora hanze ikamujyana mu kata ahantu kuba ngo bari hanze y'umudugudu bari bigijweyo ntago bari bemere ko mu bandi bantu bari mu kato ahantu noneho baricara abo bantu inyandiko Bibiliya inyandiko zimwe z'abayuda ziravuga ngo aba bantu 4 yari umugabo witwa Gehazi wari umugaragu wa Elisa n'abahungu be 3 kuko kuri hariya 5:27 Elisa yaramubwiye igihe Gehazi yakurikiye Namani muri cya gihe Namani yagiye kwivuza muri ibibembe muri Isirayeli Elisa akamuvura wako impamvu ki Elisa yanze no kwakira Namani ngo amwegera mukoreho
nari amakimbirane bari bafitanye n'ubundi kuko yaraje kuza gusaba ubutabazi mu gihugu bahora batoteza baza gutera. Icya kabiri yanze no kwakira amafaranga ye kuko yumvaga ari nk'agasuzuguro, arabyanga bati no nta mafaranga ye nshaka. Amaze kuyanga umugaragu we Gehazi aca inyuma aragenda asaba ibihembo yaramuzanye. Amaze kubizana ageze mu rugo Elisa aramubwira ngo ubwo atwaye ibihembo byuri uriya ibyo wamwatse n'ibibembe by'urabitwaye. Aramubwira ngo ibibembe bizaba kuri wowe no ku rubyaro ruzabukomokaho. Rero inyandiko zimwe zigaragaza ko uyu abana abantu bane bari hanze y'umudugudu w'ababembe yari Gehazi n'abahungu be batatu. Baricara baravuga ati ariko hari ikibazo kimwe hanga, inzara mu mudugudu wacu muri Samaria irimo ica abantu. Natwe hano turi tugiye gupfa. Ari twe turahamukato tugiye gupfa. Ari bari abadushyizemo nabo barimo barapfa. None duhitemo mu bintu bibiri. Ese tugiye gupfira hano cyangwa se turajya mu mudugudu indani ntibanatwemerera kujyayo, ariko twagiye hariya muri ziriya ngabo z'Abasiriya zaduteye hariya mu nkambi zabo, twagerayo tugashaka ibyo kurya. Niba twica n'undi turenda gupfa ntacyo turamira, niba tanatwica ariko turabona ibyo kurya turya, nimureke tujyeyo. Bireba ngo bajya inama ngo barangije mu Kabwibwi baragera mu Kabwibwi inama saha ya nimugoroba cyagiye bamaze kuza kijima umuntu atakibasha kureba undi. Bakimara kugerayo uko baturutse rwemo bagenda ngo Imana yumvikanisha nuba ngo imirindi y'abantu nta nubwo banirukankaga, ubundi wumva umurindi w'umuntu wirukanka, ariko umuntu wagiye buhoro bwano ararwaye no mubebe. Icya kabiri afite ubwoba, nta muntu ufite ubwoba wirukanka. Bagiye buhoro bagenda gake y'abanyonyomba nk'abantu bose barimo kwihisha. Imana ifata kwa kunyonyomba kwabo irangije izana ikintu kiriri cyinshi cyane mu matwi y'ingabo zo muri Syria. Bagiye kuba bumva ngo ingabo nyinshi cyane, bumva ikiriri cy'abantu benshi cyane. Baravuga ati lazima muri Israel izi ngabo zabo ntizingana gutya. Bumva ikiriri ingabo nyinshi cyane. Baravuga ati muri Israel ingabo zabo ntabwo zingana gutya, ahubwo ahantu tuzi hari ingabo nyinshi zingana na ahantu habiri, ni muri Egiputa n'ingabo z'Abaheti. Ati rero umwami wa Israeli yagiye inama nabo aragenda arabazana, none bihuje baje kudutera. Izi ngabo ziri ntabwo twazikira, icyo dushobora gukora nta kindi dukizwe n'amaguru. Yesu nashimwe cyane. Ubwoko bw'Imana, Imana ifite imikorere iteye ubwoba. Mu kibazo cyawe cya kintu ubona gikomeye kidafite igisubizo, ni Imana ikwerekera inzira zayo, ni Imana ikwerekera ko ari Imana. Mu gihe abantu barwaye ibibembe bagenda bashodoka, bagenda n'ubwoba, barimo binje hariya ngo aho bagiye kugwa, Imana igiye irangije ifata baba bembe bane ibahindurira ingabo nyinshi. Kwa kugenda kwabo badafashe ibirenge hasi bagenda n'ubwo banyonyomba, Imana ihinduramo imirindi myinshi. Abandi bari imbere mu nkambi bagiye bati twatewe twarangiye. Barangije ngo basohoka birukanka cyane, basohoka biruka ku buryo nta n'umuntu wigeze afata umwanya wo kugira ikintu apakinga ngo atware. Kugira ngo umuntu yirukanka agasiga n'indogobe, agasiga n'ifarashi. Ubundi ntekereza ko izo wakaye baragiyeho mbere kuko nizo zabafashaga muri transport. Barangije barazisiga birukanka n'amaguru. Bamaze kugenda abandi ababembe bije muri wa mudugudu, inzu ya mbere batungukiyeho basanga nta muntu urimo, ngo bararya. Bamaze kurya bafata n'ibindi baragenda barahisha. Baragaruka bageze mu ihema rya kabiri basanga nta muntu urimo, baratare ko sibi nibi. Bageze mu ihema rya gatatu nta muntu urimo, mu ihema rya kane nta muntu urimo, mu rya gatanu nta muntu urimo. Bazenguruka detache yose basanga nta muntu n'umwe urimo. Baravuga ati ntabwo tuzi icyabaye, nabo ntabwo bigeze bamenya icyabaye. Baravuga ngo ntabwo tuzi icyabaye, ariko kugira ngo tugumane aya makuru reka twirukanke muri ijoro. Hari ikindi kintu ahangaha ngira ngo mberekemo, nuvuga ngo urugendo rw'ababembe babasha kugenda bakava hano bakagerayo bakongera bakavayo bakagaruka, ni ukuvuga ko rwa rugendo rugufi. Haleluya, mu muri neza. Nuvuga ngo rwari urugendo rugufi ku buryo ingabo za Syria zari zamaze kwegera Abisirayeli, hari habuze gato zikabafata. Barashonje ntibashoboye kwirwanaho. Abandi baranabaretse ngo babanze, nta nubwo umunsi wabagose ari wo munsi babatereyeho, barabaretse ngo babanze basonze bicwe n'inzara. Iyi ni military tactique yo ku rugamba ko abasirikare bashobora kujya ahantu inzira bazi ko yacagamo ibyo kurya bigemurira inyeshyamba cyangwa se aduyi barwana n'abantu bakayifunga. Bamara kuyifunga ntibazabone support y'ibyo kurya, batabona support y'ibyo kurya bakazabatera barashonje. Iyi nayo niyo ntuza bari bakoze ati ntituri barase nona, reka tubazingire hano hagati bagumemo,
igihe nikigera tuzabatera batakibasha no guhaguruka. Rero uru rugendo ababembe babasha kugenda kuva aho bari bakabageraho mu Kabweel, bakavayo bakongera bakagaruka hano, ni ukuvuga ngo hari hafi cyane, hari hegeranye. Rero unuvuga ngo umwanzi yari yabegereye. Nshuti yanjye wo nkurikiye, birashoboka ko nawe habura gatoya ubona umwanzi agiye kugufata. Birashoboka ko habura gatoya ugiye isi yakurangije. Birashoboka ko habura gatoya ubuzima bwanze. Ndagira aho ngaho habura gatoya, aho ngaho ubona gatoya kabura, niho imbaraga z'Imana zigiye kugaragarira. Yesu nashimwe cyane. Aho ngaho ubona gatoya kabura ngo birangire, niho imbaraga z'Imana ugiye kuzibonera. Aho ngaho ubona habura gatoya, niho ugiye konera ukuboko kw'Imana. Aho ngaho aka kagendo babasha kugenda abantu babembye bakava hano bashonje, nababembe baranashonje. Urugendo baje kwikuranya inshuro ebyiri, rwa rugendo rugufi cyane. Baraje barote nta mpamvu, baraza birukanka, bahageze ntago bemere kwinjira mu murwa, ariko babwira urinzi umuzamu umusekirite basanze hanze. Baramubwira ati irukanka ugende ubwira umwami uti hari amahirwe abonetse ahantu. Wabwire ngo tugiye mu ngabo handi aho ingabo za Syria zikambitse, dusanze nta ngabo zirimo, dusanze indogobe ziraho, amafarasha araho, ibyo kurya birahari, ibintu byose birahari kandi bo ntibahari. Undi arirukanka abibwira umwami. Abibwiye umwami aravuga ngo ya umva, umuntu akubwiye iby'Imana yakoze ukoresha logique yawe nk'umuntu. Aravuga ngo ubwo ngubwo gihari icyo ntekereza cyabaye ngo kuko bari abantu ndabazi ko ari abagome, buriya kuko bazi ko dushonje, basohotse aho bari hari ibyo kurya, barangiye badutegera ahandi hantu baturyambushe kugira ngo nituza gusohoka tukajyayo baturasire hanze. Niho kuba ati ntimugende, nta gisubizo gihari. Imana yashubije, abandi bari mu marojike yabo. Barangije umusirikare mwana ati no, ngewe ni mume indogobe ngende, ni mume amafarasha 5 ngende. Kama mbaye niba rugupfa mfye, niba ari yombushi menye kwihari, ariko ni muhono tujyana. Barangije umwami arabamwemerera, baragenda ngo agezeyo mu nzira yabonaga imyenda bataye biruka, hakabona ibintu byose, aho bataye ibisafuriya, aho bataye igikombe, aho bataye isahani, nabyo mu nzira aho birukankaga bahunga. Wakwibaza ngo bahungaga iki aba bantu b'Imana? Imbaraga z'Imana ya Isiraheli nizo mbaraga. Hirya y'imbaraga zayo izindi zose n'ubusa. Imana ikemura ikibazo wewe wonaga kitashoboka, ifata ibidashoboka bihindura ibishoboka. Imana ifata ikintu batekereza ko ikibazo kizakemuka mu myaka 30, ikagikemura mu minota 30, ikagikemura mu masegonda 30. Yesu nashimwe cyane. Ikintu urugendo wabona ushobora kuzagenda imyaka 10, Imana iraruhina ukarugenda umwaka umwe. Ahantu wabonaga washobora kuzagera mu gihe runaka, ikibazo wabonaga ushobora kuzakemura mu myaka 4, Imana iragenda ikacyambura ububasha, ikacyambura ubukana cyari gifite, ikakirundanya ikacyegeranya kigahinduka gitoyo ukagitambuka. Yesu nashimwe cyane. Kuko muri iki gihe umwami nta nzira nimwe ku isi yari afite yo kurokora aba bantu. Aho umwami ageraho abaturage bamutakira bakamubwira bati inzara twishe twariye abana bacu turengere, akababwira ngo Imana itabarengeye yewe nabarengeze iki. Niba ngo hirya y'igisubizo yabahaye nta kindi gisubizo na kimwe yari afite. Hirya y'igisubizo yabahaye nta kindi gisubizo na kimwe yari afite. Ubwoko bw'Imana aho ngaho ubonera abo waruzi ko bafite igisubizo babuze, niho ugiye kubonera Imana. Aho watekerezaga yuko aho warushyize ibyiringiro byawe byose, aho wari warashyize umutima wawe wose, aho waruzi ko ari washobora gutabara, nagira nkubwire ngo nta butabazi buhari. Ubutabazi buri kwiteka Imana mu ijuru n'isi yonyine, niyo yonyine ishobora gutabara, kuko abo usaba ubutabazi nabo ntabwo bafite. Yesu nashimwe. Haleluya. Umunsi isi iyo harimo iriya mvugo ya Trump yavuze ngo isi yatewe n'umwanzi utagaragara, hari abanzi batagaragara, hari n'abanzi bagaragara. Rero akenshi abantu twitoje guhangana n'abanzi bagaragara, ariko ntabwo twitoje guhangana n'abanzi batagaragara. Umwanzi utagaragara akomeye kuruta umwanzi ugaragara. Ariko nagira nkubwire ngo umwanzi utagaragara hari imbaraga dukoresha tukamunesha, n'imbaraga zitagaragara n'aya maso, n'imbaraga z'Imana isumba byose. Kwizo imbaraga z'Imana isumba byose nazo ntizigaragara n'aya maso yacu. Umwanzi uzadutera atagaragara, tuzahamagara Imana ifite imbaraga zitagaragara. Ziriya mbaraga, ziriya ngabo ahantu zavuye ni hehe? Nge natekereje ko ari ziriya ngabo Elisa yabonye, za zindi yabonye zari zimugose, za zindi yeretse wa mwana wagiye hanze akaza avuze induru ati turashize, turapfuye, turarangiye, biragenda gute ingabo ko zatugose. Elisa aravuga ngo mwami Yesu, arasenga aravuga ngo kumanura amaso y'umuntu arebe. Ngo ako kanya kimara guhumanuka agiye kubona ingabo zibagose nyinshi cyane. Ziriya ngabo yabonye zibagose rero, izi nizo ngabo z'Imana. Imana yitwa Nyiringabo, nshuti z'Imana. Imana igira ingabo, Imana igira ingabo nyinshi cyane.
Yesu yabwiye Petero cyagiye bari baje kumufata, afata umusirikare umwe bari baje gufata Yesu ngo ako kanya ngamutemaho ugutwi kuramo. Yesu aragufata gusubiza ko hama Petero aramubwira ngo bibaye urugamba turwana ari bene rw'umubiri ngo nahamagara ingabo z'abamarayika, nahamagara ingabo zo mu ijuru zikaza. Niba ngo nawe arabizi azi ko hari ingabo. Muri buke gihe bajya Yeriko muribuka Yeshuwa ahura n'umusirikare ngo abonye umusirikare amuturutse imbere ngo ako kanya Yeshuwa igihe yitegura kurwana abazo aramaza ngo wowe uruwahe, uri mu ngabo zacu cyangwa uri mu rubabisha bacu? Undi aramubwira ngo ngewe nje kubera ingabo z'Uwiteka umugabo. Yesu nashimwe cyane. Yari ari umusirikare watojwe abantu b'Imana. Imana ifite ingabo, Imana ifite ubushobozi bwa gukiza, ifite ububasha bwa gutabara, Imana ifite ububasha burenze ubwo dutekereza nk'abana b'abantu. Yesu nashimwe cyane. Ako kanya igihe bageze mu mudugudu bagasanga ibintu byose abantu ntabahareka ibintu birahari, batangiye gusahura, barasahura barazana bagera mu mudugudu iwabo. Bwagiye gucya mu gitondo ibintu byose byagiye ku murongo. Hari ibibazo bibiri byakemutse. Yesu nashimwe cyane. Ikibazo cya mbere ni ikibazo cy'inzara, ikibazo cya kabiri ni ikibazo cy'umutekano muke, kuko ingabo zari zibagose ntazari zigihari. Ariko dusubiye inyuma gatoya, mwibuka amagambo abantu bavuze. Umuhanuzi yaravuze ngo ejo nk'iki gihe amasaha 28. Nivuga ngo umuntu avuze ngo ejo nk'aya masaha turiho umunsi, nivuga ngo ni amasaha 28 ibintu byose bizaba byasubiye ku murongo. Ibiciro uko byari bimeze niko bizaba bimeze. Hazaba hari ibyo kurya nk'ibyari bisanzwe bihari, nta myaka izaba yeze, nta roni zabaga ngo zizekore ibyo kurya zikaza zigaha abantu. Umwami yakukururaga muri logika ahantu bizava ntabyumve. Ariko kuko uyu mwami yarazi ijambo, yarazi umuntu witwa Elisa wari we, yaramuzanira ingabo imbere mu maboko akamubwira ngo zikora uko ushaka. Undi yaje kuzishaka ngo atiwizica zihorere. Yarazi Imana, yarazi ko hari ibihe bikomeye n'undi bagiye bageramo Imana ikabatabara. Noneho uyu mugabo bango umwami yegamiraga, umwami yari yaramuzamuye amushyira ku rwego rwo hejuru ko aba ari nkawe uhagarariye, yari nk'umujyanama mukuru, hagarariye ibintu byose byinshi cyane rwose. Yarameze nka Namani kuri wa mugabo w'ingabo za Syria. Abwira Elisa aramubwira ngo databuja ngo ni yagiye gusenga, yagiye kuramya Imana ze, ni ngewe yiyegamizaho. Ngo rero igihe azaba arimo abikora, kuko Elisa yaramaze kuvuga ngo Namani yaramaze kuvuga ngo Imana menye ko nta handi hantu hari Imana nk'Imana yo muri Isirayeli. Imana y'Isirayeli niyo Mana. Ndetse aranayemera, ariko aravuga ngo ngiye gusubira iwacu, kandi iwacu bemera ibigirwamana. Uriya mwami ni yagiye mu ngoro y'ibigirwamana kubiramya, ni ngewe yegamiraho. Ngo rero igihe azajya amanuka nanjye nkamanukana nawe, nkongera nkazamukana nawe, Imana ntizambaraho icyaha ko ndimo kubiramya, kuko ngiye sinkibiramya, ahubwo ndimo ndaramya Imana y'Isirayeli. Ariya ni ibintu nazo n'ingisho z'urukwazo twazaganiraho, ukuntu umuntu aba yemera Imana ariko kubera hakorera ntayigaragaze, ukuntu umuntu aba ari umurokore ariko kubera sebuja ntabigaragaze, ukuntu umuntu aba ari ahantu mu mwanya runaka ariko akanga kugaragaza kwemera kwe. Rero uyu mugabo nawe yari ameze nka Namani, umuntu wari wazamutse cyane mu ntera. Bene abo rero bazamuwe n'abandi nibo bantu babi cyane. Elisa kirimo kuvuga, ndaseka kubita agatwenye ngo ngwiki Imana nyabagi, Imana siri heyi. Ngo niyo ijuru Imana yakingura amadirishya y'ijuru, ibyo uvuga ntibyashoboka. Nuvuga ngo yarimo kuvuga ngo nta wahinga imyaka ngo irare yeze, nta n'indi nzira ihari n'imwe yo twacamo, na ziriya ngabo za Syria ziri hariya ntaho twazicamo na tujye guhahandi. Ibyo urimo kuvuga ntabwo bishoboka. Nuvuga ngo mu buryo bwose bushoboka ibyo urimo kuvuga ntabwo bishoboka. Ariko ijambo ry'Imana rirambwira ngo ibidashokera abana b'abantu, Luka 8:27, ku Mana aho birashoboka. Yesu nashimwe cyane. Rero bene aba bantu n'abantu muri society babaho, n'abantu bakunda guca abantu intege, n'abantu bumva ko ibintu bishoboka kuko wenda byakozwe n'amaboko, ni ibintu bibaho. Ndetse niyo bazi Imana kenshi mu mitima barabyirengagiza. Abantu bazamutse buriya abamisi ikibazo, abanyarwanda baravuga ngo umwami ntiyicaye rubanda. Buriya abayobozi si ikibazo, abayobozi koko barabanabizi ko n'ubuyobozi bafite ari Imana yabahaye, baba nubaha niyo Mana, baba nazi n'abagize ko ari Imana yabagejeje. Ariko abandi bantu bagenda bazamurwa hirya no hino mu mpano, umuntu baramuzamura bamukuye navuga ahandi hantu bajya bavuga ko maserereje,
bamukuye nk'iwacu aho mva mu cyaro cy'iwacu bakamuzamura yagera ahantu akabateka kumanga mu gatuza tugenda komeye bene abantu bagiye bazamurwa n'abandi nibo bica ibintu nibo bazambije ibintu nibo boreka ibihugu nibo boreka nibo bahombye ibigo bakoreramo nibo bazana ibintu byinshi bene abangaba bagenda bazamurwa nibo bateza ibibazo hirya no hino araba ngo ntago byanashoboka arimo kuvuga ngo ntago byashoboka no bango Elisa ikintu cyiza yakoze nk'umuhanuzi w'Imana nk'umuntu uri mu mwuka w'Imana nk'umuntu uri mu bwenge bw'Imana iyo aza kurekura ijambo rivuga ngo kubera kuvuze ngo ntibizashoboka ntibigishobotse ise abantu inzara bari abamaze ariko yanze kuvuga nk'umuntu w'umupfapfa yanga no kubyitirira abandi aravuga ngo wowe ubivuze uvuze ko bidashoboka hari ikintu kizakubaho uzabireba n'amaso yawe ariko ikizira ntabwo uzabiryaho bantu b'Imana buriya kutizera Imana afazari byaruta kutanabaho kuko buriya kubaho uri ku isi ntiwizere imbaraga z'Imana yagushyize ku isi ntiwizere imbaraga z'Imana yakuremye ntiwizere imbaraga z'Imana iguha umwuka uhumeka ntiwizere imbaraga z'Imana ikurindira ahantu uzi naho utazi ntiwizere izo mbaraga aho ukabaho ufite ibindi bintu wizera ubwoko bw'Imana nimureke twizere Imana nimureke duhanga Imana amaso niyo yonyine ifite igisubizo cy'ubuzima bwacu niyo muri cya gihe cy'ikibazo cyabo cyari umuhanuzi w'Imana aravuze n'undi muntu nawe aravuze ijwi ry'Imana riravuze baravuga ati nimwumve ko Uwiteka avuganye nanjye hanyuma nawe urimo ngo nanjye ndumva logique zanjye zimbwira ntago bibaho imyumvire yawe n'imitekerereze yawe itandukanye n'imyumvire n'ijwi ry'Imana umuntu nakubwira ngo numvishe ijwi ry'Imana rimbwira ngo uzabyubahe ko iyo utabyubashye wishyiraho urubanza bwo kuzareba iterambere ry'abandi wowe nturigereho aravuga ngo wowe umwami ntacyo yavuze yaracecetse ariko uyu nguyu aravuga ngo ntabwo byashoboka umwami ari kugira ati wasanga ari imitwe batetse kugira ngo tugere badufate undi yareka tujye kubireba Yesu nashimwe cyane mu kibazo cyawe gikomeye ntangira nabibabwiye ntushobora kumenya imbaraga ziri mu maboko y'umuntu ugutabaye utazibwiwe n'imbaraga z'icyari cyo gufasha haleluya no kugira ngo menye imbaraga z'umuntu ntabaye ko zingana soko ntabaye abanza akamfata kanika ahubwo uwari bashyize ku munigo arimo kuniga nananiwe kwigobotora numva nk'uko ugiye guhera uje akamufata mu maboko akamunkura hejuru akamujugunya hariya imbaraga z'uyu wanigaga ntabwo nongera kuziha agaciro ahubwo imbaraga ntangira guha agaciro nizi ngizi z'uyu nk'umunkwe hejuru kuko uwanigaga yari afite imbaraga kuri jye ariko umunkijije afite imbaraga kuri we bwoko bw'Imana icyo kibazo kirimo kikuniga uwo mwanzi ukwatatse ibyo bigeragezo birimo bikwitugiraho izo mbaraga ubona zirimo zigupeza ndagira ngo mbwire ngo dufite imbaraga hiye izo mbaraga dufite imbaraga z'Imana ziri hejuru y'izo mbaraga izo nizo mbaraga zonyine so guhotora kuri uwo munigo Yesu nashimwe cyane rero kugira ngo Imana ikwereke ubwinshi bw'imbaraga zayo ibukwerekera mu bwinshi bw'ikibazo cyawe haleluya ntabwo Imana ishobora gufata izira mbunda nini zino z'ibifaru igiye ntabwo wafata igifaru ngo ujye kurasa urukwavu ntabwo byashoboka kugira ngo Imana izakwereka imbaraga zayo Imana imbaraga zayo ukuntu nzizi bitandukanye nuko DJ yazimenya bitandukanye nuko Esther yazimenya bitandukanye nuko Jose yazimenya ko buri muntu wese yamenye imbaraga z'Imana bijyanye n'imbaraga zari zimuboshye n'icyari kimunize n'imbaraga ziyo yumvaga zimutsikamiye uko Imana yazimubohoye Yesu nashimwe cyane rero imbaraga z'Imana turazibona mu buryo bwinshi uyu munsi nanyavuga ngo mu bwinshi bw'ikibazo cyawe mu buremere bw'ikibazo cyawe mu mbaraga z'ibikurwanya mu mbaraga z'ubwo burwayi mu mbaraga z'iyo nzara mu mbaraga z'ibyo bibazo mu mbaraga z'ubwo bushomeri ugiye kubona imbaraga z'Imana ya Isirayeli ugiye kubona imbaraga z'Imana kuko ntabwo Imana izakwerekera imbaraga zayo itakoresheje imbaraga zindi z'ikindi kibazo kuko ikibazo iyo cyaje kirakuniga mu nje ikibazo kirakuniga ku buryo usigara usenga ukavuga ati Mana hirya y'iki kintu nta n'izindi imbaraga zabaho ako ngako muri ako gahe gatoya ni Imana ikwiyerekera Yesu nashimwe cyane muri ako gahe karaho ni Imana ikwiyerekera Imana ikwereka imbaraga zayo
ikoresheje imbaraga z'ikibazo wari ufite. Iyo umuntu yarwaye indwara bakamubwira ngo nta hantu hamwe wakirira, mu Rwanda nta vuriro ryakuvura, ukava muri centre de santé y'iwanyu bakaguha transfer CHK, wagera CHK bikanga bakakohereza Kanombe, wagera Kanombe bikanga bakabwira ngo ugende ujye Faisal. Iyo ugeze Faisal bundi uvuga uti ibi nibyo bitaro bikuru, niho hari ijambo ryanyuma. Faisal ndahakirira, ni nahakirira ntago biri buze gukunda. Noneho iyo umaze kuhagera mu minsi uhamaze, umuganga akakubwira ngo twagerageje ibishoboka nk'abaganga ariko turimo turabona bitari ukundi. Noneho ariko kubera uburyo buriya bagira imvugo bavuga, akakubwira ati rero indwara yawe irimo iroroha, mu by'ukuri ntago twaguha garanti ko indwara yakize burundu, ariko turaguha imiti hanyuma ugende ukomeza kwinywera mu rugo. Ntago ukize n'umuganga arabona ko udakize, wagera mu rugo bikanga, cyangwa se nawe akabigiye bakubwira ngo twebwe ku rwego rwacu twagerageje ariko turarekomendinga ko wakomeza ukajya mu Buhinde. Muri cya gihe bakubwiye kujya mu Buhinde ugatangira gutekereza ahantu amafaranga ari buve, mu by'ukuri icyo si ikibazo gikomeye. Ugahamagara inshuti, ugahamagara abavandimwe wakoteza uzana 100, uzana 20, uzana 10, uzana 5, uzana 200, uzana 500. Muri budget yo kujya mu India yari iri kuri miliyoni 10. Abantu bose inshuti n'abavandimwe igihe barimo bakoteza ukabona bagarukije kuri miliyoni wende 3 cyangwa miliyoni 5. Wareba hirya imitungo yawe ugasanga nta miliyoni zindi zihari. Hakaba n'igihugu se iyi nzu ko ariyo nari mfite cyangwa wenda uyu mutungo nari mfite nimugurisha abana banjye bazasigara. Muri cyagiye urimo wibaza ibyo ngibyo, wajye kono umuntu aravuga ngo umva ukuntu Uwiteka avuganye na ngo nijoro ndyamye ngo numvishe cyangwa se ndimo nza hano numvishe ijwi ry'Imana rimbwira ngo ninze nkurambikeho ikiganza ngo kandi urakira mu izina rya Yesu, ngo kakanya kandi ngo ngiye kubona nkurambikeho ikiganza ngo ngiye kubona mbona urakize, ngo wakwemera nkagusengera. Ati nta kibazo nsengera, ukamurambikaho ikiganza ugasenga. Iyo umaze gusenga uriya muntu agahaguruka bya bintu byose bikarangira. Ntiyagombye kumenya imbaraga z'Imana. Uragira ngo uyu muntu azongera gukena undi muntu uzamubwira Imana, azagira ngo narayibonye bikomeye, narayibonye amafaranga yo kujya mu India yabuze, narayibonye iriza umwana. Cyo twumva ubuhamya ari umuntu aguhamya ukavuga uti wa Mana we nanjye nzakunamba niyo napfa nzapfa nkwiringira, nta kiro kimwe kizakunkuraho. Ko nawe watumva narayibonye. Iminsi yashize navuye kuri radio ndimo ngenda umubyeyi mwarampamagara ngo tumva wavugaga Imana nkumva nabo naza nkagufasha ati narayibonye nkiza nta bushobozi mfite, narayibonye abaganga bananiwe, narayibonye ahantu heri. Rero mwa bantu b'Imana mureke tunambe ku Mana, kuko mu buremere bw'ikibazo cyawe n'Imana igiye kwerekera imbaraga zayo. Mu gihe muri Isirayeli bari bageze ku gihe cyo gutangira kurya abana babo n'umwami yabuze igisubizo, nawe arimo babwira ngo nanjye ho bigeze Imana itabarengeye nanjye sinabarengera. Muri ako gahe, haleluya, muri ako gahe gakomeye nicyo gihe Imana yaje irigaragaza, irangije iraza ibwira umuhanuzi Elisa, yavuga ngo genda bambwirire ngo ejo mu gitondo nk'iki gihe bahaye amasaha 24 gusa. Ubwo nuvuga ngo ni amasaha 23 ku isaha 24 ibintu byose zabiri mu murongo. Umwanzi ntiyongeye kuboneka, inzara ntiyongeye kuboneka, ibyari ibibazo ntibyongeye kuboneka. Muri ako kanya nko guhumbya Imana yarabikemuye. Naje musoze nkubwira ngo humura nshuti yanjye Imana igiye kubikemura, humura nshuti yanjye Imana igiye kubikemura. Ubona bikomeye niho gukomera ko Imana kugiye kuze, aho ubona imbaraga zayo, imbaraga z'ikibazo ntugiye kubona imbaraga z'Imana. Imana muje bamugisha, reka dushimire Imana. Wowe muri iki ushaka kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, uramwakira nta kibazo. Niwe mwami mwiza, niwe Mana, niwe byiringiro byacu, niwe mahoro yacu, niyo nshuti idatenguha wayizeye, niwe utabaza amasaha yose agutabara, niyo abantu batagutabaye waraza akagutabara. Rero nagira mbwire ngo wakire Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe nshuti yanjye, niho honyine uzaba uri mu burinzi buzima, niho honyine uzaba uri mu maboko mazima. Rero nta igihe sejo ahubwo igihe n'uyu munsi. Rero ubaye ushaka kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza, reka dusenga niseyishuramo aya magambo. Umwami Yesu, nari umunyabyaha, mbabarira ibyaha byanjye, mbabarira gukiranirwa kwanjye, nje imbere yawe, nkwaye umutima wanjye, nkwaye ubuzima bwanjye bwose mwami. Izina ryanjye uryandukure mu gitabo cy'abarimbuka, uryandike mu gitabo cy'ubugingo. Uhereye none iteka ryose mbaye iwawe, uzankoreshe nk'igikoresho cyawe. Kandi igihe uzaza gutwara itorero ryawe Kristo ntuzansige, igihe uzahagarara ku bicu ukavuza impanda nanjye nzumve nitabe. Urakoze mwami Yesu, icyoro nekeye mu izina rya Yesu, amina. Imana ibahe umugisha.